Ni Maître Sise nk'ibisanzwe wigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga. Tugeze kuri site ya Gasabo aho abarimu bigisha ibinyabiziga bigiye bitandukanye kuri kategori ya A, B, C na D. Ahangaha ni site irimo abarimu b'inzobere bahuguwe kandi batojwe. Tugiye kuganira nabo mu bijyanye n'uburyo bigisha abanyeshuri, uburyo bibagora, uburyo bibahenda n'uburyo bashobora kubibyaza umusaruro. Benshi baratubwira byimbitse mu bijyanye n'imiterere yabyo. Ahangaha bigisha demarage, bakigisha amakona, bakigisha parking, bakigisha na circulation. Ibyo byose turabirebera hamwe. Ibyo ngibyo rero baratubwira n'uburyo bigishamo abarimu bakagenda bakaba abashoferi mu muhanda. Ibyo ngibyo murabizi neza ko nta mushoferi ukwiye kujya mu nzira nyabagendwa atazi amategeko y'umuhanda. Abenshi ibyapa birabagora, ariko turaza kuganira byimbitse mu bijyanye n'ibyo ngibyo. Turaganira no ku mihindagurikire y'ibijyanye n'ibizami bigiye kuhinduka mu kwezi kwa kane. Hari amakuru turimo kumva yuko ibizami bizahindurwa, tukajya dukoresha ibizami bijyanye n'icyerekezo mu mujyi wa Kigali, Kicukiro, Gasabo ndetse na Nyarugenge. Mwarimu, amakuru yawe? Makuru ni meza. Bakwita ngo iki? Twavuga Madamaseni, ariko abantu banze ku izina rya Willy. Willy. Okay. Abanyeshuri benshi bariga, ariko bakiga ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Abanyeshuri biga ipikipiki iyo baje bakugana, mu by'ukuri ubasobanurira ute ko mbona ipikipiki ari amapine abiri? Bigenda bite nk'umwarimu wabigize umwuga? Mu by'ukuri abarimu turigisha, ariko twigisha mu buryo butandukanye bitewe n'uburambe umuntu aba afite. Iyo umunyeshuri aje, ikintu cya mbere ni ukubanza kumusobanurira ikinyabiziga aje kwiga icyo ari cyo mu buryo bwa teori. Mbere y'uko abanza kwicaraho, ubanza kumwereka ibigize ikinyabiziga by'ibanze, uburyo amburiyaje ikora, uburyo feri ikora, uburyo vitensi zijyamo, uburyo atwaramo umuriro, ukabanza kubimusobanurira mbere. Yamara kubimenya ukamujyana mu buryo bwa paratike. Cyane buriya moto umuntu yorohera ni umuntu uzi igare. Iyo uzi igare biragufasha cyane, ariko abanyeshuri batugora ni abantu baba bataramenya amagare. Kugira ngo abone kiribure yo kuyobora ni ibintu bimufata umwanya, igihe kinini. Ariko iyo uzi igare, kumenya moto ni ibintu biba byoroshye iyo uhuye n'umwarimu uzi icyo gukora. Nk'urugero nkanjye natanga urugero, nigishije moto imyaka 13. Imyaka 13 rero ntago kuri moto rwose ni ibintu byanjye. Ntago wamfata ukwezi ntarakwigisha moto ku buryo wajya mu kizame ngo utsinde. Uravuze ngo nigisha moto, ariko nkaba nakwigisha ukwezi umunyeshuri. Ese ukimara kumusobanurira ukamwigisha neza, umunyeshuri wize neza moto yakwiga igihe kingana iki ku buryo yahita yemererwa kujya mu muhanda agatwara moto? Turimo turabona moto mu muhanda nyinshi zirimo zigenda zikubita hasi abamotari ndetse zikagonga n'abagenzi bigendera n'amaguru. Biragaragara neza yuko baba batigize neza. Ese umuntu kugira ngo abe yemerewe kujya mu muhanda gutwara abagenzi yamaze kwiga akabona perimi, yakwiga igihe kingana iki? Buriya kwiga ntabwo abantu dufata kimwe. Nk'urugero natanga nk'abantu bazi amagare, cyane nk'abantu baturuka mu gice cy'iburasirazuba, kubigisha usanga ibinyabiziga bibabangukira vuba. Ariko hari n'undi muntu usanga mu mabyiruka ataragiye ku kinyabiziga, uwo nguwo kumwigisha bitwara igihe kirekire. Ariko umuntu uzi igare mu gihe kingana n'ukwezi aba yajya mu kizami. Kandi ikindi, abarimu cyangwa abantu, hari igihe umuntu aza kwiga afite siteresi mu mutwe we. Uwo nguwo kumwigisha nyine urumva bimutwara igihe, kubera yuko n'izi mpanuka tubona ahenshi si ukuvuga yuko abantu batazi ibinyabiziga, ahubwo usanga abantu badaha agaciro amategeko y'umuhanda. Akenshi buriya impanuka ntabwo ziterwa n'uko abantu batazi ibinyabiziga, bipfira mu kuviyora amategeko y'umuhanda. Kubera yuko usanga nk'urugero natanga, abamotari mbana nabo, nanjye ikimotari naragikoze.
ariko usanga umumotari agendera ku muvuduko ikinyabiziga kitemerewe. Dufata nk'urugero, feri za moto murabona ziri ku mapine abiri. Gufunga feri ya moto uri mu muvuduko uri hejuru ya 60 bikubiye gakeya kuba utakora agisida. Ntabwo moto wakacirira feri rimwe ngo moto ihite ihagarara. Ibyo ngibyo rero nkatwe twigisha abamotari tubabwira yuko ikinyabiziga agiye gutwara gifite umuvuduko ntarengwa. Buriya moto iri muri 60 50 ibirimo kwihuta pe, ariko ugasanga umumotari arimo kwandika 80 icyo gihe uri muri risike cyane. Ntabwo wapfa kugira gute, ntabwo wapfa kuba nubwo n'isazi ubwayo yakurenza umuhanda. Nkaba nagira inama rero abamotari kubahiriza ibyapa, kubahiriza inzira icyerekezo cyemewe no kubahiriza umuvuduko ntarengwa. Urakoze cyane. Noneho bwira abadukurikiye abari mu mujyi wa Kigali, mu ntara zigiye zitandukanye bifuza kukugana bari bwumve kino kiganiro, ese wababwira iki kugira ngo baze ubigishe ubahereze kuri ubwo bumenyi, dore ko unadusobanuye yuko amategeko y'umuhanda uyazi kandi uyasobanukiwe? Niki wabwira abakiriya baza bakugana? Kino nabwira abakiriya baza batugana hano, ubundi twakira abantu bafite amaprofeswari. Ahubwo inama nagira abantu begesha amategeko y'umuhanda ni ukwigisha amategeko y'umuhanda batigisha ibice. Usanga hari umuntu uvuga ngo ngenda kwigisha ngo mu munsi umwe ngo ukaza ugacyura profeswari, mu cyumweru ngo ugacyura profeswari. Mu by'ukuri icyo kwigisha ni ibizame, ibyo uzabazwa. Ntabwo aba kwigishije amategeko y'umuhanda mu buryo bwemewe. Birakwiriye yuko umuntu afata umwanya akiga amategeko y'umuhanda mu buryo buhagije. Natanga urugero, mbere twigaga igazeti tugahera ku ipaje ya mbere ukazayirangiza, ukabona kujya mu kizami utazi ibyo bazakubaza. Ariko imibarize y'iki gihe ni ugusubiza yego na oya utombora. Birakwiriye yuko rero umuntu ushaka gukoresha umuhanda kinyamwuga agomba kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo buhagije, ukwezi, amezi 2 cyangwa amezi 3. Naho kwiga icyumweru kimwe, iminsi ngaho, cyangwa ukigisha wowe ubwawe ukavuga ngo nzajyayo ntomboze, mu by'ukuri uratsinze ariko utsinze nta kintu uramenya. Birakwiriye yuko nubwo wanatsinda uzi yuko ufite profeswari, fata igazeti yawe mu minsi isanzwe usubiremo wige, nk'uko dusoma Bibiliya cyangwa ubundi bumenyi bw'ikindi gitabo. We ntiwite yuko ngo ufite profeswari, ahubwo cukumbura umenye ibiri mu gitabo byose. Ikindi nk'abantu batugana dukorera hano mu Rubirizi, mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kanombe, ariko ahangaha hakorera site ya Gisozi. Site ya Gisozi ariho mu site ya Gasabo. Twakugira inama y'uburyo twe turakwigisha, twabona uri ku rugero tukakugira inama niba wakora ikizami. Waba utaragera ku rwego rw'ikizami tukakubwira ukaba witonze ukiga mu buryo buhagije. Hari impinduka zirimo ziravugwa yuko mu mujyi wa Kigali, Gasabo, Kicukiro ndetse na Nyarugenge iyi myigishirize ndetse n'imikoreshereze y'ibizami yari isanzweho, aho twakoreshaga ku modoka ntoya, amakona, parikingi, sirikirasiyo ndetse na demarage, bigiye gukurwaho bikimurirwa mu buryo bushyashya bwagenwe bw'icyerekezo. Urabizi yuko ayo makuru ahari, ndetse na moto. Mu by'ukuri ayo makuru turimo kuyumva nk'abandi bose, ariko n'ubundi ugereranije impinduka zigomba kubaho, kubera yuko iyo urebye usanga perime zirimo ibice bibiri. Hari abajya muri polisi mu Busanza bakora ikizami, navuga kiri special nyine bateguye. Birakwiriye yuko n'abandi nabo bahabwa ayo mahirwe bagakora ibizami perime kabimwe. Kumva ngo umuntu yakoreye mu Busanza hari ibyo atakoze, kumva ngo yakoreye mu bisanzwe, urumva ndumva ariyo mpamvu bagiye nyine kubihuza kugira ngo ibizami bibe byakorwa kimwe ahantu hose. Ndumva ariyo makuru mbifite. Urakoze cyane. Hari abuganira nabo bakakubwira ngo nibiza ngeze njya mu bindi. Izo mpinduka yego ni nziza, ese wowe ubyita yego ntibiraza, nta nubwo turanabibona uretse kubyumva, nibiza ubyiteguye gute? Gusa iyo ikintu kitarashyirwa mu bikorwa abantu tugorwa no kwakira impinduka.
ariko ndumva aribwo buryo buzaba bworoshye kubera yuko nk'ubu nko kuri moto iyo ndebye nsanga ibipimo bigenderwaho dusanga barabyongereye muri buriya buryo bushya tuzakoreramo kandi n'ubu buryo bwari busanzwe akenshi usanga bwangiza ibinyabiziga nk'iyo urebye demaraje ya moto uburyo abanyeshuri baba bagiserera usanga nyine buriya buryo buzadufasha no kugira ngo tubungabunge ubuzima bw'ibinyabiziga ntibuhangirike. Aba numva rero abantu nta kibazo kirimo rwose kandi n'ababitegurira nabo ni abanyarwanda bazi yuko nyine perime ikenewe n'umunyarwanda kandi uwo munyarwanda uyikeneye agomba kwiga n'ubundi ibyategetswe ndumva nta ngorane zirimo. Ese iyo urebye neza ubona perime kuyikorera bihenze cyangwa biroroshye? Perime kuyikorera ubundi agaciro ka perime kari hejuru kurenza uko uje kwiga abitekereza. Buriya perime ni igikoresho cyangwa ni ubumenyi bubeshaho umuntu. Ndatanga nk'urugero nk'umuntu ubonye kategori ya moto usanga wenda tuvuge abo twakira ni abanyonzi n'abantu bakora mu akazi ko mu rugo, ariko iyo muhuye amaze kubona perime usanga yariteje imbere, usanga yarapatanye moto akayirangiza. Nibo bantu barimo gutura mu nkengero ugasanga yaguze ikibanza yacyubatse. Mu by'ukuri perime ni ikintu cy'agaciro, ahubwo ababyiga nibo babitesha agaciro ugasanga imyishyurire wamubwira amafaranga kumva uramugoye. Dufate nk'urugero kwiga moto nk'ibihumbi 100, umuntu akakwigisha wenda ugashyiraho n'ay'ikizame bikaguhagara wenda 5. Mu by'ukuri iyo ubonye perime nyuma y'umwaka uba witeje imbere rwose, nta kigoye kirimo, ahubwo abantu ntibashyiremo imbaraga. Niba wize ukwezi ukumva ibyo bihumbi 100 udatsinze ongera ushyiremo imbaraga nubwo byaba 300, ariko iyo ubashije kubona perime uyagaruza mu gihe gito nawe ukiteza imbere. Perime ni ikintu gikomeye cyane mu by'ukuri. Nashishikariza abantu, nge nakubwiye ko nigishije imyaka 15, ariko abamotari benshi babashije kunyura imbere yawe benshi biteje imbere cyane.